club zatanze miliyoni 29 n'amafaranga ibihumbi 18. Ayo mafaranga yose rero iyo yateranyije niyo agenda akabyara miliyoni 47 n'amafaranga ibihumbi 219 na 500. Sinkubeshya, ibi bintu biranejeje cyane. Sinkubeshya, umuntu utashima abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport yaba aringaye cyane. Aya mafaranga ni menshi pe. Ikipe ya Rayon Sport ifite target yo kugira miliyoni 100, ariko nizi miliyoni 47. Please, na mafaranga menshi cyane. Na mafaranga menshi cyane. Kandi ubu tukahita tubyibuka ko iyi campaign ifite uburyo twayigezemo hagati, tumera nk'abantu bahise bayipfundikiraho gatoya, ahubwo dutangira gushyushya ibintu by'umunsi w'igikundiro. Ariko ndashimira buri muntu wese, abo muntu uri mu majyaruguru, abo muntu uri mu majyepfo, abo muntu uri mu burasirazuba, abo muntu uri mu burengerazuba, abo muntu uri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu. Ndashimira cyane buri muntu wese. Ndashimira cyane buri muturarwanda wese wafashe umwanya we agafata telefone ye agakora mu butunzi Imana yamuhaye, akavuga ngo ngenda ashyira muri gahunda y'ubururu bwacu agaciro kacu. Uwo ndamushimiye cyane. Hari abarenze kubikora akajya bikora buri munsi, bihinduka nka tashe y'akazi afite ka buri munsi. Bihinduka ibintu akora bya buri munsi. Bihinduka zimwe muri gahunda zigize ubuzima bwe bwa buri munsi. Abantu bo bameze gutyo bo ntago nabona n'icyo mbavugaho, ntago nabona icyo mbaganiraho, sinabona ibyo mbavugaho. Ni mugende Imana izabihera umugisha gusa. Ariko uwo niwe mukunzi w'ikipe ya Rayon Sport dukeneye, wa muntu ubizi neza ko ibyishimo bya Rayon Sport niwe bikomokaho. Uwo muntu rero ni nawe muntu mba numva wagakwiye kwicara akabaza n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ngo ko ngewe akazi kanjye nari nagakoze, mwebwe akanyu mwaragakoze. Abo nibo bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nkeneye, basubira n'inyuma noneho bakajya kubaza ngo bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport, ko ngewe akazi kanjye nagakoze, ko ngewe gahunda zanjye zose nazishyize mu buryo, ko ngewe ibintu byanjye byose nabitunganyije neza, namwe akazi kanyu mwaragakoze. Uwo niwe mukunzi w'ikipe ya Rayon Sport nkeneye usubira inyuma akajya kubaza abayobozi ngo okay, ngewe akazi kanjye ngibi byandebaga, nageze ku kibuga inshuro irenze imwe, ndi umuntu waguze itike inshuro irenze imwe, yewe byageze no kuri gahunda y'ubururu bwacu agaciro kacu. Nabwo murabibona ko nigaragaje, gahunda zose narazubahirije nk'uko nabisabwaga. None mwe gahunda zanyu namwe mwazishyize mu bikorwa. Uwo niwe mukunzi wa Rayon Sport manumva wagakwiye kubaza ibijyanye na accountability, akabaza ngo ese none ko twatanze amafaranga, ko mwadusabye ngo dutange amafaranga, yakoreshejwe ate, byagenze bite? Ibyo ngibyo niwe mukunzi w'ikipe ya Rayon Sport manumva wagakwiye kubibaza. Ariko nanone na buri muntu wese yagakwiye kubishyira mu nshingano ze. Iyo gahunda rero ntekereza buri mukunzi wese w'ikipe ya Rayon Sport yagakwiye guterwa ishema nayo, n'uwabikoze we noneho yagakwiye kwicara hana akigurira akantu, kuko izi miliyoni 47 iyi kipe ya Rayon Sport dukunda ni ikipe ikenera ikintu cyitwa ifaranga rya buri kanya.
ariko noneho nta hantu igira ikomanga ngo irisabe. uzadutsinda kutabatsinda ni nko kwisuna kubatsinda ni nko kwishyushya rekura ishoti rigere mu cyungura tsinda ibitego bagahungetwa fura y'ibitego ku kipe duhanganye ibikombe n'ibintu dusanganywe mu kibuga duhorana energy dufite abatoza n'integereranwa bururu n'umweru niryo bara ryanjye duhari kubwana abafana bawe turatake niyo kipe ikenera ibintu byinshi, ifite abafana bakeneye ibintu byinshi. iki gikosi turacyegukanye amajyepfo bakunda Rayon mu majyaruguru bakunda Rayon rasira bwaryo bakunda ariko noneho ikaba itagira ahantu ishobora gukomanga ngo gahunda iyi n'iyi byifashe bite, gahunda iyi n'iyi bimeze bite. Aho rero niho uzira nk'umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport, kandi ndabashimira cyane kuko by'iyi minsi muragerageje, murabikoze cyane. Twarabakeneye muri stade Amahoro mwari muhari, twarabakeneye kuri match zigiye zitandukanye, abo mu ntara twagiye tubabona, Rubavu twarababonye, mu mujyi wa Kigali twarababonye, kandi ndabizi neza ko n'ikindi gihe cyose tuzagenda tubabona, kubera ko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nyakwigendera Jean Lambert Gatare yabitaga abatiganda. Muri abatiganda, abantu rero batiganda ndabashimira cyane ko muri gukora ibishoboka byose kugira ngo ikipe yanyu ikomeze ikora utuntu twayo kandi tugende neza cyane. Thank you so very much. Iracyakeneye ibintu byinshi, ariko byibuza kuba muri bamwe mu bantu ikuraho amafaranga angana gutya ni ibintu byo gushima cyane, ni ibintu byo kwishimira cyane byo ku rwego rwo hejuru. Reka mpite nzamuka nihuta rero. Ku munsi w'ejo nari nababwiye ko Paveri Nzira agomba gukora imyitozo, mu ikipe ya Rayon Sport kuri uyu wa gatanu, ariko ku isaha y'isa 8 nibwo nakiriye amakuru abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport bambwira ko uyu mukinnyi bihindutse, ahubwo agomba gutangira imyitozo ku munsi wo kuwa mbere. naje nshaka intsinzi nk'iyi match tuhakura intsinzi barabizi tubarusha igikundiro kandi Hari ibintu byinshi cyane yagombaga kubanza guhindura, hari aferi nyinshi cyane yagombaga gukora, ntari buze kujyamo muri detail, ariko uyu mukinnyi munyihanganire, ninjye muntu wa mbere wari watangaje ko ari buze gukora imyitozo yo kuwa gatanu. Niyo gahunda yari yabyutse mu gitondo, ariko nari nongeye ijambo ngo nta gihindutse, iryo jambo nta gihindutse rero. duhari kubwana abafana bawe turatake mwajahe kuri defanse mwajahe haracyari kare ko mwahaje iki gikosi turacyegukanye amajyepfo bakunda Rayon mu majyaruguru bakunda Rayon rasira bwaryo bakunda Rayon burengera bwaryo bakunda Rayon. Hanyuma rero uyu mukinnyi nari nongeye ijambo ngo nta gihindutse, kuko ibintu yari arimo aratunganya nari mbizi, ariko ngatekereza ko probably bishoboka ko bishobora kuza kuba byarangiye ku mugoroba. Ni nayo makuru nari mfite, nawe ubwe ni nako yabitekerezaga, ariko bigeze ku isaha y'isa 8 byarangiye bitarangiye neza. Ndavuga ati kugira ngo nze kwitabira umwitozo wanjye wa mbere muzemo mukererewe, ahubwo ndatangirana n'abandi ku munsi wo kwa mbere. So umuzamu mushya w'ikipe ya Rayon Sport rero aratangira imyitozo n'ikipe ya Rayon Sport kuri uyu wa mbere. Uyu wa mbere turimo turavuga. Uyu wa mbere nibwo ari buze gutangirana n'abandi imyitozo. Ubwo amahirwe masa kuri uyu mugabo, ariko akazi ke karaza gutangira neza ku munsi wo kuwa mbere. So gahunda ni iyo ngiyo rero, reka tumwifuriza amahirwe masa, ariko ubwo ku munsi w'ejo ntago yigeze atangirana n'abandi imyitozo. Impamvu ni iyo ngiyo, hari gahunda aziranyeho n'ubuyobozi yariho atunganya, zanze kurangirira igihe.
ubwo reka tumwifuriza amahirwe masa rero kandi bize no kurangira neza byose. Sindi ibitego bagahungetwa furayi ibitego ku kipe duhanganye ibikombe n'ibintu dusanganywe mu kibuga duhorana energy dufite abatoza n'integereranwa bururu n'umweru n'iryo bara ryanjye duhari kugana abafana bawe turatake mwajahe. Abandi bakinnyi ku munsi w'ejo umwitozo barawukoze. Abandi bakinnyi ku munsi w'ejo umwitozo barawukoze kandi baranawukomeje. Ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo abandi bakinnyi bayo bakoze imyitozo. Aracyakomeje imyitozo Nsabimana Aimable aracyakora bya buri munsi. Aracyakora imyitozo Cindy Paul Jesus, aracyakora imyitozo Prince Musore, Bing Bera aracyakora imyitozo. Yves aracyari kumenyera mu nzove. Paple aracyahari. Chris Rushema yarakoze ku munsi w'ejo. Fiston, Aziz Bazane, Asanana, Ganijuru, Fabrice, Tambwe Gruwari, Ndayishimiye Rishari, Adama Bagayogo, ni imyitozo ari iryoshye yo ku munsi w'ejo kuwa gatanu ndetse na kapitene Arisel Umugoma nawe yakoze imyitozo ku munsi w'ejo. So ni imyitozo nari buze kuganiraho ibintu byinshi cyane ariko ubwo urabyumva ko hari abataragaruka mu myitozo twavugaga mu minsi ishize bari bafite ibibazo by'imvune. Mohamed Cheri ntaragaruka neza. Niyo bro ikipe ya Rayon Sport igifite, niyo mvune ikipe ya Rayon Sport igifite, ariko na Kabange ntaragaruka neza. Reka duhure ku munsi wo kuwa mbere turebera hamwe imyitozo ya mbere y'umuzamu mushya w'ikipe ya Rayon Sport witwa Pavel Nzira.